Paulo Coelho ni umwe mu banditsi beza bariho, ni umunyabrazil wavukiye Rio de Janeiro kuwa 24 Kanama mu 1947. Yanditse ibitabo byinshi byuzuyemo inama, akaba ariyo mpamvu tugiye kuganira ku mpanuro yahaye abazikeneye. Ndi Berarime, mbaye ikaze muri menya byose uyu munsi. Impanuro ya mbere Paulo yatanze ni uko buryo umugisha wose upfushijwe ubusa uhinduka umwaku. Indi nama nuko none uba ugomba kugira imiryango ufunga. Iyi miryango ntugomba kwifungishwa ariko no kwiyemera, ntugomba kwifungishwa n'ubwibone, ntugomba kwifungishwa n'intege nke, aho ugomba kwifungishwa nuko idafitiye kugeza. Rero imiryango wafunguye idafitiye kujyana uyifunge. Indi nama dukesha Paulo Coelho ni uko ubuzima atari ukwibona ngo ubone uwo uriwe. Ubuzima ni ukwiyubaka kuba ko ushaka kuba. Burya mu buzima kandi kino nuko tuba tugomba gutegereza igihe cyanya cyo ngo ibintu bije mu buryo. Bivuze ko tuba tugomba gukora ibyo tugomba gukora buri munsi. Ibi ni ingenzi kuko ubuzima bwawe bwahinduka igihe icyo ari cyo cyose. Ubuzima bwawe bwahindukira mu bwana bwawe, bwahindukira mu bwangavu bwawe, bwahindukira mu busore bwawe, bwahinduka uri umusaza, bwahinduka uri umumama. Ukora ibyo ugomba gukora buri munsi kuko udakoze ibyo ugomba gukora butahinduka. Izindi mpanuro uyu mugabo yatanze ni uko iteka ubuzima butanga amahirwe ya kabiri. Isi yo burya ngo ntihindurwa n'ibyo dutekereza, ahubwo ihindurwa n'ingero dutanga. Buryo ko umuhengeri ufite ubukana bwinshi nakurangira vuba. Bivuga ko ibibazo biza bigukomereye ariko bidatinda. Burya ngo ntitwicwa no kugwa mu ruzi, ahubwo twicwa no kwibira. Iteka urukundo ntirwerekeza ururimo mu ijuru, burya hari uruyobora ikuzimu. Burya kandi ngo ibyishimo nyabyo ni igihe byikubiyo bitandukanyijwe. Bivuga ko mu gihe wishimye uri kumwe n'abandi waba wenyine wishime, uba udafite ibyishimo bya nyabyo. Izindi mpanuro za Paulo Coelho ni uko nutangira wisezeranya ibyo utarabona bizatuma utagira umuhate wo kubirwanirira. Niba ushaka guhirwa uramenya utazigera wibeshya. Iri ni itegeko ry'uko ugomba guhora wibwiza ukuri, ukisuzuma utibera, kandi ugahora ukora ibiboneye utibeshya. Ikindi nuko nta cyakozwe ngo kirangire kibaye impfabusa. Burya ngo n'isaha yahagaze idakora ku munsi bari igihe cyanya cy'inshuro ebyiri. Ubwo rero ntukavuge ngo wataye igihe ngo nuko ibintu bitagenze uko wabishakaga, kuko burya hari ibyo wungutse waba utanazi kubizi. Paulo avuga yuko burya abantu bumva ibyo bashaka kumva. Rero ntugate umwanya wawe utinda mu gusobanura. Ubwenge bwo burya ngo ntibwiyongerana n'imyaka. Ngo uyu muntu agusezeye aba ari kwimukira uri kuza. Burya kandi ntukarenga utakaje umuntu, ntukarenga utakaje inshuti, ntuzitakaza kuko nta muntu ugira undi. Kandi mu gihe uzaba utarumva yuko nta muntu ugira, ntuzigera ubaho wishimye, kuko uzajya ubura abo witaga abawe bikubabaze. Izindi mpanuro z'uyu mugabo ni uko utagomba na rimwe gucira urubanza umuntu ngo uvuge ngo njye biragenda uriya ntibigenda. Impamvu y'ibi ni uko abantu tudahuje amateka, abantu ntiduhuje ibibazo, ntiduhuje inshingano, ntiduhuje inzozi, ntitunahuje inzira. Ahubwo buri wese aba agomba kwigenzura ukwe ku giti cye. Ikindi ni uko ngo abantu tuba dufite inzira z'uko abandi babaho, gusa ngo ntitumenye uko twe twabaho. Bikavuga ko tuba tubona ibyiza byo gukora n'ibi byo kwirinda, gusa ntitubikore. Burya kandi abantu ntitujya tunyurwa. Iyo ufite duke ushaka byinshi, iyo ufite byinshi ushaka byinshi kurushaho. Mbese duhora twifuza, tukaba twabona n'ibyo dushaka ntitunyurwe, twabura ntitwishime. Bikavuga ko dukwiye guhora twishimira ibyo twagezeho, kuko nta gihe na kimwe wazabonera icyarimwe ibyo ushaka byose. Ikindi ni uko benshi batarwana inzozi zabo bitewe n'uko bisuzugura, bakumva inzozi zabo zitabakwiriye, bakumva zikwiriye abandi ko bo bari munsi. Gusa burya ibyo utekereza biragukwiriye kuko buri wese kuri iyi si agira uruhare atanga rutatangwa n'undi. Buri wese atitaye ku cyakora afite impamvu ariho. Rero ntukisuzugure ngo wizitire. Paulo atugira inama ko tugomba kubabarira ariko ntitwibagirwe. Bituma utongera guserezwa ukundi, bituma kandi wibohora, kuko utabohoka mu gihe utababarira. Ikindi nuko ngo amahirwe ajya apfushwa ubusa na ba nyirayo kuko batazi icyo kuyakoresha. Ikindi ngo ikigukomeretsa nicyo kigukiza, ikigukanga nicyo kigutinyura, ikigukosesha nicyo kikwigisha, ikigushegesha nicyo kigukomeza. Rero buri bigoye urimo ujye ubyigiramo.
Mu buzima kandi abantu tugira amahitamo abiri, hari ukuba twareka ubwonko bwacu bukatuyobora cyangwa tukabuyobora. Muri yo bavuga ko utagomba kwemerera ubwonko bwawe kubwira umutimanama wawe icyo gukora. Umutima nawe niwo ugomba gutegeka ubwonko bwawe ibyo gukora, kandi mu gihe ubwonko bwananiwe ntugatume umutimanama wawe ucibwa intege nabyo. Ikindi ni uko ibanga ry'ubuzima ari ukumenya ko ikintu runaka cyageze ku iherezo, ugafunga imiryango yose, ugafunika paji zose zigendanye n'icyo kintu, ubundi ugatangira urugendo rushya. Ibi ni ingenzi kuko kugumamo kwihiringa mu byageze ku iherezo byaba ari uguta igihe cyawe. Bivuga ko tugomba kumenya igihe cya nyacyo cyo kuva ku izima. Nibyo, kuva ku izima ntabwo ari amahitamo meza, gusa hari aho ugera ugasanga imiryango yose ifunze, ukisanga nta kindi wakora. Rero aho nuhagera uzakata ushaka izindi nzira. Paulo avuga yuko niba abantu bose bagukunda haba harimo ikibazo, ugomba kugira nibura abakwanga, kuko ubaye ukundwa na bose waba udafite ibyo ugeraho. Ikindi kandi ngo niba ushaka kugira icyo ugeraho ugomba guhora ufunguye amaso, uzahora ureba uhuriza ubwonko n'umutima ku byo ushaka, kuko ntacyo wabona mu gihe utakirwanirira. Irindi somo ni uko abantu bigishwa na mwarimu 25% ry'ibyo bakeneye, 25% ry'ibyo bakeneye babyigira mu kwitekerezaho, akandi 25% bagakura mu nshuti n'abo babana, hanyuma kandi 25% gasigaye tukakigishwa n'ibisitaza duhura nabyo mu buzima. Ikindi kandi burya ntugacibwa intege n'abakwanga. Impamvu ni uko abanzi bawe ari abantu babibaza impamvu abandi batari bo bagukunda, bagashaka kugushyira hasi, bikavuga ko gucibwa intege nabo byaba ari ukuborohereza kugera ku ntego zabo, kandi n'abakuvugavuga ntibakaguca intege, kuko ubona igihe cyo kwirwa areba amakosa yawe akurebuzwa aba adafite ibyo ahugiyemo. Paulo avuga yuko iteka yita kuri none, ngo ahashize ntahitaho, ibyo ahazaza ntabyitaho, we yita kuri none, kuko ibyo ukora none nibyo biziba icyuho cy'ahahise bikanategura ahazaza. Muvandimwe kandi ngo ntugakerenze umurimo uwo ari wo wose, ntugasuzugure urugamba urwo ari rwo rwose, ntukarusuzugure kuko hari abatsinzwe bitewe no gusuzugura intambara zari zibategereje. Kandi watsindwa, jya umenya ko nta rugamba rugusiga iheruheru, burya n'urwatsinzwe rugusigira isomo rizagutabara mu hazaza. Mu buzima kandi hari ubwo twinjira mu bibazo aho twisanga tutabona uko tubirwanya, gusa burya ntibizira ubusa, tugomba kugerageza tukarwana uko twashobora, kandi niyo byadutsinda bidusigira isomo. Ikindi ni uko kuba hari amahirwe akomeye, hari igihe kizagira ukaba utagifite amahirwe yo gukora ibyo uri kwanga gukora none. Rero bikore none, ejo ntihabaho, ntukidindize. Mu buzima kandi ibanga ni ukugwa inshuro 7 ukaganduka inshuro 8. Gusubiramo ikosa inshuro 2 ni umwanzuro, ntabwo biba bikiri ugukosa. Iminsi simwe ntugatume ikubera imwe, ntugapfusha ubusa igihe cyawe, kuko buri munota kiba kiri kukwica. Kandi inshuti, zirikana ko ubuzima budafite impamvu butagira umumaro, ushaka impamvu yo kubaho kwawe. Impanuro twasuzanya mu mpanuro Paulo Coelho yatanze nuko nta muntu n'umwe uzagukundira ubusa. Rero ntukarere ngo runaka aragiye, ntukabyine ngo runaka araje. Yaza yabura ibyagukeneyemo akigendera, yagenda yabona hari ibindi agukeneyemo akagaruka. Rero ntukirike inyuma y'abantu, ahubwo jya wiyubaka uwo w'agaciro, kuko abantu badakundira abandi ubusa, ibyo wifitemo bizakora nka rukuruzi bikuzanire benshi babikeneye. Mu gihe niwiruka inyuma y'abantu wibwira yuko bazagukundira ubusa, bazagukwena bakagusiga. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni icy'Isaniro TV, urubuga rw'abashaka ejo heza. Ngende Berarime, ndabashimiye.